Murakoze mu by'ukuri agaciro k'umutekano ukamenya ari uko wawubuze. Buriya iyo utawubuze ntago umenya n'agaciro kawo. Impamvu ubona mu Rwanda dusigasira cyangwa se duha agaciro umutekano, duha agaciro amahoro, nuko twayabuze, nuko hari igihe amahoro yabuze, nuko hari igihe umutekano wabuze. Aha rero mu by'ukuri niho hari icyicaro gikuru, ariko ingabo zari hirya no hino hatandukanye, nk'uko ubona aya mashyamba, nk'uko wagiye ubona abantu babaye mu rugano, baba mu mbeho, inzara zivamo, abantu baba mu mashyamba, abantu babura icyo kurya, abantu batakaza ubuzima. Ikiguzi rero cy'umutekano, ikiguzi cy'amaraso, ikiguzi cy'umutekano ndetse n'ikiguzi cy'amahoro ni amaraso. Ni amaraso y'Abanyarwanda batakaje ku rugamba. Nibyo rero niyo mpamvu tudashobora kudatekereza amahoro, niyo mpamvu tudashobora gutakaza amahoro, niyo mpamvu tudashobora gutakaza umutekano dufite, kubera ko wabonetse kuko hatanzwe ikiguzi cy'amaraso. Yes, ndagushuze rero kurikirana ibiganiro bya Day to Day. Wumva ni Derek, umunsi ku munsi tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Aha turi twahita Kumurindi w'intwari cyangwa se Kumurindi w'urugamba, aho ibintu byose bisa nkaho byateguriwe, aho tuzi ko abazi ibijyanye n'amateka bamwe na bamwe, cyangwa se ni ibintu byadutunguye kuko aha hantu ni ahantu twageze dusanga ni ahantu hatangaje cyane. Twazanye n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye b'abayobozi. Imbere yanjye ndi kumwe n'umuntu ukuze, ntago ari ngombwa ngo muvuge, arabanza twibwire hanyuma dutangire ikiganiro cyacu kitari kirekire, ikiganiro gito. Uyu munsi turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani, amasaha yo turi mu masaha ya saa 7:17. Aha hantu twahageze mu by'ukuri, twahagurutse i Kigali mu masaha ya kare mu gitondo. Byadufashe isaha irenga 1 niba atari 2 kugira tugere hano hantu. Turakwakiriye kuri Day to Day. Murakoze cyane, ndabashimiye. Mu by'ukuri iki gikorwa ni igikorwa mwateguye mu buryo, urabona ko ni igikorwa giteguye. Ibintu byabafashe igihe kingana ute? Ibintu uko byakabaye bikorwa n'abantu bakiri bato bakaza gusura bakamenya amateka, cyane ko mubona agiye mbona bose harimo abantu bagiye bakuzemo. Ibintu byabafashe igihe kingana ute kubitegura? Murakoze. Nk'uko mwari mubivuze, nitwa Francis Gasana, nkaba ndi chairman w'umuryango mu murenge wa Mbogo, akaba ari umurenge uherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Aba rero mubona aha ngaha ni abayobozi b'umuryango guturuka ku mudugudu kugera ku rwego rw'umurenge. Hakaba harimo n'abanyamuryango batandukanye bahagarariye abandi mu byiciro bitandukanye. Twateguye kino gikorwa rero mu rwego rwo kwereka abanyamuryango batandukanye, barimo abakuru, barimo abatoya, aho ibiro bikuru by'umuryango RPF Inkotanyi byari biri mu gihe cy'urugamba, ndetse n'ibiro bikuru bya nyakubahwa chairman w'umuryango RPF Inkotanyi, akaba ari na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akaba ari naho yakoreraga. Mu by'ukuri rero twifuje ko mu byo duhora twigisha abanyamuryango gahunda z'umuryango, ko noneho babona na bimwe mu bice by'amateka. Nibyo twifuje rero, byateguwe n'abanyamuryango ubwabo babigiramo uruhare. Kuba bageza aha turi abanyamuryango bagera hafi kuri 200, akaba aribo baje mu rwego rwo kugira ngo babashe kwiga amateka yiyongera ku yo bari basanzwe bazi, ariko no kubyirebera n'amaso. Akaba ariyo mpamvu turahangaho uyu munsi. Mu by'ukuri biratangaje kubona abantu barenze 1-2 kugera ku bantu barenga 100. Mu by'ukuri nabonye turi abantu barenga 150 kuzamura. Ni igikorwa kiba gihambaye kubona abantu batsa mu modoka yabo cyangwa se bagategura ikintu nk'iki, bakaza ahantu nk'aha kugira ngo bamenye bimwe mu byaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane ko bamwe batabiha agaciro. Mwebwe iki kintu mugifata gute? Mu by'ukuri iki ni ikintu, niyo mpamvu twanaje, ni ikintu duha agaciro cyane, kubera ko bajya bavuga ngo utazi yava ntamenya aho ajya.
amateka rero ni ikintu gikomeye kandi aya ni amateka akomeye ku gihugu cyacu. Ni byiza kumenya aho duturuka cyane cyane yaba urubyiruko ndetse n'abakuru batari babizi. Iyo umenye rero aho uturuka umenya n'aho ujya ukamenya no kurinda n'ibyagezweho. Ibi rero birimo birigisha abantu amateka y'aho igihugu cyacu gituruka, aho u Rwanda ruva, guturuka ku gasantimetero ukagera ku gihugu. Mu by'ukuri ni ikintu gikomeye cyane. Ni byiza rero ko abanyarwanda by'umwihariko abanyamuryango babimenya, kubera ko aya ni amateka yacu y'igihugu, amateka atagomba kwibagirana. Ariko iyo amateka atavuzwe, atizwe, aribagirana. Niyo mpamvu tuba twazanye abanyamuryango benshi mu rwego rwo kugira ngo nabo nibasubirayo babwire abandi banyamuryango ibyo babonye, mu rwego rwo gusigasira amateka yacu. Kandi amateka yacu iyo tuyasigasiye bituma turinda ibyagezweho. Iyo urebye amateka ari hano ukareba aho igihugu gituruka, mu by'ukuri ubona ko ari ibintu bikomeye. Iyo urebye iyi ndake nyakubahwa chairman yabagamo ari n'abanyakubahwa perezida wa repubulika, biguha gutekereza cyane, ukareba aho tuvuka, ukareba aho tugana, bikaduha no gukora cyane ndetse no kurinda ibyo tugenda tugeraho, mu rwego rwo kugira ngo tugere kuri byinshi, kandi mu rwego rwo kugira ngo dukore cyane n'abadukomokaho ndetse n'abakiri bato babonye hano bakuye isomo rikomeye. Mu by'ukuri ndaza kukubaza ibintu bitatu wamaho nk'ingero, kuko bamwe muri twebwe tukiri batoya twavutse tubona u Rwanda ari ikintu, ari igihugu gisa nkaho gifite umutekano uhagije, turya tukanywa tukaryama tukabona amatara araka. Mu by'ukuri ugereranyije n'ibyo batubwiye hariya cyangwa se n'amateka badusobanurira u Rwanda, wumva ko ari abantu bari babayeho mu buryo bubabaje cyane, birirwaga barwana amanywa nijoro. Ahangaha nk'uko bagiye babidusobanurira batwereka ngo iriya niyo ndake nyakubahwa perezida Kagame yari arimo n'ingabo ze. Hano niho hantu hasa nkaho hakorewe ikintu gihambaye. Niki wabwira abantu bapfobya amateka nk'aya, bagasa nkaho bayatera ishoti bakirengagiza ibihe u Rwanda rwanyuzemo? Niki wabwira abo bantu? Murakoze. Mu by'ukuri agaciro k'umutekano ukamenya ari uko wawubuze. Buriya iyo utawubuze ntabwo umenya n'agaciro kawo. Impamvu ubona mu Rwanda dusigasira cyangwa se duha agaciro umutekano, duha agaciro amahoro, nuko twayabuze, nuko hari igihe amahoro yabuze, nuko hari igihe umutekano wabuze. Aha rero mu by'ukuri niho hari icyicaro gikuru, ariko ingabo zari hirya no hino hatandukanye. Nk'uko ubona aya mashyamba, nk'uko wagiye ubona abantu babaye mu rugano, baba mu mbeho, inzara zivamo, abantu baba mu mashyamba, abantu babura icyo kurya, abantu batakaza ubuzima. Ikiguzi rero cy'umutekano, ikiguzi cy'amaraso, ikiguzi cy'umutekano ndetse n'ikiguzi cy'amahoro ni amaraso. Ni amaraso y'abanyarwanda batakaje ku rugamba. Nibyo rero, niyo mpamvu tudashobora kudatekereza amahoro. Niyo mpamvu tudashobora gutakaza amahoro. Niyo mpamvu tudashobora gutakaza umutekano dufite, kubera ko wabonetse kuko hatanzwe ikiguzi cy'amaraso. Ibi rero wabonye abantu urugamba baruguyeho bashaka igihugu, bashaka ubuzima, bashaka aho kuba. Nta muntu waje kurwana afite aho aba. Nta muntu waje kurwana asize ubuzima bwiza yarabayemo bw'igitangaza. Abantu bari impunzi, abantu babuze aho kuba. Kuza rero kwari ukuvuga ngo kama mbaye. Nta indi choice mfite, ngomba gushaka ukombaho. Rero mu by'ukuri ikiguzi cy'ibi ngibi ntabwo ari ikiguzi cyoroshye, ntabwo ari ikiguzi cyoroshye. Niyo mpamvu iyo tubigezemo ntabwo tugomba kubifata mu buryo bworoshye, ntabwo tugomba kubifata mu buryo bworoshye, tubifate for granted, kuko hari ababyitangiye bahasiga ubuzima. Rero kuba tubirimo, abantu ntago bagomba kurya bakadamarara bakumva ko ibintu byose nta kibazo. Urubyiruko rero, abato batabibonye, niyo mpamvu aya mateka igihugu kiyasigasira kugira ngo nabo babyige. Niyo mpamvu muri aba twazanye harimo n'urubyiruko, kugira ngo bige bamenye ko ibi turimo hari abandi babivunikiye, hari n'ababipfiriye, n'abahatakarije ubuzima, kugira ngo bamenye kurinda amahoro n'umutekano dufite uyu munsi wa none.
mu by'ukuri hari ababona mwaje hano bakavuga ngo ni uko aba bantu babuze icyo bakora, bakavuga ati reka tujye kuryoshya nk'abandi bose ko dusanzwe tuzi abantu begura mu modoka yabo bakavuga ati reka tujye mu mapikiniki n'ibiki, twifotoze tugaragaza igikorwa uko cyari kimeze. Gusa uko nabibonye ntabwo mwigeze mugendana ibintu by'amakamera menshi ngo barabafotora ngo twahageze. Mu by'ukuri ubona twagakwiye gushyira imbaraga zingana ute muri iki gikorwa kugira ngo buri muntu wese aho yicaye, biratangaje kuba uba mu gihugu ubona wicaye umeze neza utazi ngo u Rwanda rwavuye he. Mu by'ukuri twagashyizemo imbaraga zingana ute kugira ngo aya mateka agere kuri buri muntu yicara azi ngo navuye aha, u Rwanda rwacu rwavuye. Ya nibyo, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ni byiza kumenya amateka y'igihugu, kuko uri mu gihugu ntumenye amateka ukajya uyumva gusa. Kuza hano si hanze y'igihugu, si kure, ku buryo utamenya amateka. Aya mateka ari ahangaha, ariko no ku ngoro y'inteko ishinga amategeko hari i Kigali kuri CND hari andi mateka, kandi nayo y'urugamba. Icyo jyewe nakangurira abanyarwanda, mu by'ukuri ni byiza kumenya amateka, kumenya aho igihugu cyaturutse, kuko kuri njye niko nabyita. Yaba uwaza aha Kumurindi, utabishoboye kuza hagiye hariya kuri CND ku ngoro ishinga amategeko, ukamenya amateka, ariko n'utabishoboye yanasoma, hari ibitabo. Ibyo byose rero ni byiza kumenya amateka, ni byiza kumenya cyane ko amateka yacu atandukanye no gusoma ibyo umuntu yanditse bidafite aho bihuriye, kuko aha ni ubuzima bw'igihugu, ni ubuzima bw'abantu, niho dukesha amahoro, niho dukesha umutekano, ni naho dukesha igihugu dufite, ni naho hakorewe strategic, ibyo bita strategic planning, mu buryo bwo guplaningira igihugu muri rusange, kandi bigakorwa kuko nta buzima bwiza buhari. Aha niho wavuga hari ibikorwa remezo, niho hari ubuzima, ku buryo ushobora kubona n'uburyo wandika ku mashini ukaba wagira icyo wandika. Mu by'ukuri rero twebwe twaje mu rwego rw'umuryango RPF Inkotanyi, kuko hari n'icyicaro gikuru cya RPF Inkotanyi, hari icyicaro gikuru cya nyakubahwa chairman w'umuryango, akaba ari na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Twebwe rero nk'umuryango, aba ari bya bindi bavuga gutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri, twe tuza muri ubwo buryo. Ariko n'abandi jye nabakangurira, amateka ni meza. Wumvise ko abanyamuryango hano bavuga bati ari amateka ko aryoshye, ni gute yanyinjiramo nkayafata. Urumva baba babyishimiye, byabaryoheye, kandi nibaza ko benshi bamaze kuhaza, ndetse n'abandi baracyaza, kandi uhaje hari icyo agenda yungutse, kandi icyo yungutse kimuha kumenya n'uburyo agiye kwitwara mu gihe kiri imbere. Mu by'ukuri ababona igihugu cyacu kimeze neza, hari ubwo bavuga ati nyakubahwa Paul Kagame ni umuntu babonye nk'abavutse bakiri batoya batazi ngo amateka yacu ameze gute. Ushobora kwicara ukavuga ati nabonye dufite ubuyobozi bwiza, ni ibintu yakoreye mu ishuri agira gutya, ntago azi ngo yanyuze mu ruhe rugamba nk'uko bagiye badusobanura ati hano yari mu ndake, batwereka aho yagiye arara bitewe no kugira ngo yitsimbe bihagije, batwereka idirishya yajya agasohokeramo kugira ngo hagize habaye nk'ikibazo gikomeye yahita asohoka agacika. Ibi bintu wabisobanura gute mu buryo nk'umuntu wicara azi ngo batoye minisitiri bamutora nk'umuntu uraho, batora nyakubahwa Paul Kagame bamutora nk'umuntu uraho, batora abayobozi bakumva ko ari wa muntu waje ku bw'amashuri akajya ku buyobozi akayobora? Mu by'ukuri nk'uko wabibonye ni ubuzima. Iyo ubonye uburyo afande yabagaho, icyo gihe uhita utekereza abari bamwungirije n'abandi basirikare muri rusange uko bari bariho. Iriya ndake nk'uko wayibonye nta dirishya igira, nta tara yagiraga. Mu by'ukuri niho yabaga mu buryo bw'akazi ka buri munsi. Ubwo buzima ubwabwo urabwumva uko bumeze. Iyo uzamutse gato ukabona icyumba yari arimo, ntago afande yigeze arara ku gitanda, nta gitanda cyari gihari. Iyo rero afande ataraye ku gitanda, none se ninde wundi wari ugifite? Ntawe. Bivuga ngo rero ubwo buzima ukabubamo imyaka igeze kuri 4, abantu bataryama, abantu bataryama, kandi mu by'ukuri barimo guharanira uburenganzira bwabo
guharanira kugira igihugu, guharanira kugira ubuzima, guharanira kugira aho urambika umusaya. Iyo rero ubitesheje agaciro nta buzima bwiza bwari buhari, nta ambiance yari ihari, nta kintu na kimwe. Kandi afande we yaravuye ahantu hari ubuzima. Uyu munsi wa none ibi twigisha iki? Kuba wabwira umuntu ngo reka tureke kuvuga Amerika, kuko afande yavuye muri Amerika aza mu rugamba aho abantu bari barimo gupfa. Noneho rero kubwira umuntu gusa ngo ave i Kigali ngo agire aho yerekeza, arahita avuga ngo ni mu ishyamba, ni mu ivumbi, ngo ni habi, kandi atari kuri. Rero mu by'ukuri ntago tugomba kuba muri comfort zone, ahantu heza cyane gusa ngo twirengagize. Oya, duturuka kure, tuva kure. Niyo mpamvu tutagomba gutesha agaciro ibi. Mu by'ukuri rero icyo twakwishimira cya mbere, twakwishimira ko twabonye igihugu. Nta rindi deni na rimwe igihugu gifitiye umunyarwanda, ni ukumuha igihugu n'amahoro. Buriya iyo wabonye amahoro ibisigaye urakora ukabigeraho. Icyo nicyo gikomeye. Na igihe icyo navuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ideni yari afitiye abanyarwanda twari ukubaha igihugu n'amahoro. Ibyo twarabibonye. Ibindi bisigaye ni ugusigasira ibyagezweho no gukora tukiteza imbere. Iyo witeza imbere n'igihugu ugiteza imbere muri rusange. Rero nakangurira urubyiruko kumenya amateka nibyo, ariko no kutirara ngo ugende wumve ko byose byarangiye. Ahubwo iyo wiraye wibagirwa aho uturuka, kandi ugomba kumenya aho uturuka kugira ngo umenye aho ugana n'uburyo utegura neza aho ugana. Mu by'ukuri mu kiganiro gito tugiranye kandi kitari gito cyane, kuko burya habwirwa benshi akumva beneyo. Urakoze cyane, reka ngushimire cyane ko tutarangirije, hari n'ibindi tukiri gukora. Muragenda mubona ingendo turi bugende, turafuza gufata amavideo wenda batanagira ngo ni ibintu tuba twafatiye ahantu, cyane ko batagaragara cyane, batarahazana ibikoresho, babona urugendo tuba twagiye ukuntu rungana. Ibi bintu nyamara nagushishikariza kubikora. Ni ibintu byiza, amateka yacu ni amateka ubona ko ari meza, nubwo atari meza muri icyo gihe bari bayarimo, ariko mu by'ukuri kuyumva ni ikintu cyadufasha twese tukamenya aho twavuye, cyane ko bamwe muri twebwe baba batazi ngo u Rwanda rwacu rwaturutse kuki. Bumva ngo hari aho abaperezida, bakumva ngo nyine baraje baratora. Uwo twakita nka fande cyangwa se nyakubahwa wacu twubaha cyane, yanyuze mu rugendo rurerure cyane rukomeye rw'ubuzima kugira ngo agere kuri ibi byose. Ni irihe somo muri iyi myaka yose iciyemo wize ukavuga ati, nubwo ukuze ukavuga ati iri somo rindi mu mutwe ntago ryamvamo, ni ikintu nize gikomeye cy'ubuzima, isomo ry'ubuzima? Isomo ry'ubuzima ni ugukunda igihugu. Isomo ry'ubuzima ni ugukunda igihugu ukacyitangira. Gukunda igihugu ukacyitangira, mu by'ukuri ntureba ubuzima bwawe, ahubwo ureba ubuzima bw'abagukomokaho, ureba ubuzima bwabo uhagarariye. Abantu batanze ubuzima bwabo kugira ngo tubone igihugu ntago bari abasaza, bari bato, bari urubyiruko. Kandi urwo rubyiruko si uko bari babuze icyo bakora, si uko ntacyo bari bafite kigurana ubuzima. Bamwe bari bararanje amashuri yabo, bakagombye kujya mu kazi bagakora, bakaryoherwa n'ubuzima. Abandi nibwo bari bagishaka, abandi nibwo bari bakibyara imfura, abandi nibwo bari bakijya mu mashuri. Hari ingeri zitandukanye z'urubyiruko bafite byinshi bakwishimira nk'ubuzima, ariko ibyo byose barabita kugira ngo bahe abanyarwanda uburenganzira bwabo bari bakwiye. Iryo ni isomo rya mbere ryo kutirebaho, ahubwo ukareba ku bandi. Reba ku bandi abo uhagarariye, reba ku bandi wowe ubwawe ni igiki waba warakoze ugakorera abandi. Ntuyirebeho gusa wowe, ibyo wikoreye ibyo ni inshingano zawe. Ese abandi wabamariye iki? Rero buri gihe ujye utekereza ngo namariye iki abandi. Ibyo rero nibyo bakoze, batanga ubuzima bwabo kugira ngo bagire icyo bamarira abandi. Iryo ni isomo. Ibyo rero iyo bibaye, iyo byize neza, bituma byibura bya bindi byakoze ubiha agaciro, ukabyubaha, ahubwo ukabirinda. Noneho ubu dufite akazi gakomeye cyane ko kurinda ibingibi byagezweho, kubirinda
kuko hari abantu babipfobya kandi ibipfobya ni amaraso yamenwe uba urimo gupfobya, kandi ntabwo ibyo ngibyo tuzabyihanganira na rimwe. Iryo ni isomo nsaba rwose urubyiruko guhaguruka ntibatakaze umwanya, ahubwo tugakora, kuko ubu noneho tugezaho noneho dukora cyane tugateza imbere igihugu ku buryo ya mateka yacu azagira agaciro, noneho igihugu cyacu kimeze neza cyane. Tugomba rero buri munsi kurenga aho twari turi. Uko wifuza gutera imbere nkawe ukifuza ko umwaka utaha hari aho uzaba ugeze, ni nako n'igihugu kigomba kugenda kizamuka buri mwaka cyangwa se buri munsi nk'uko nabivuga. Mu by'ukuri hari abajya babona nk'abantu bafungwa bagiye batandukanye banakomeye yewe bitewe no kuvuga kwabo cyangwa se gupfobya amateka runaka, tugafatira nk'abagenda bafungwa bapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Umuntu akaba yabireba akavuga ati ubundi arafungirwa iki? Kuvuga ni ibintu bisanzwe. Twavuga ko umuntu utekereza gutyo aba afite intekerezo ziciriritse. Urumva icya mbere aba afite ikibazo. Buriya nta muntu ukora ibintu nk'ibyo atabifitemo inyungu, uko nta n'umwe. Iyo upfobya uba ufite inyungu z'uwagutumye. Inyungu ziri mu buryo butandukanye. Ushobora kuba aho ukomoka hari ibibi bakoze ugapfobya kubera iyo mpamvu. Ushobora kuba hari inyungu ufite wahawe ukajya gukora ibintu bitewe n'inyungu runaka, ariko mu by'ukuri nta yindi mpamvu n'imwe ishobora gutuma umuntu yirengagiza amateka, yirengagiza ibyiza byakozwe ngo ajye kuvuga ibinyuranye nabyo. Uba ufite ikibazo gikomeye cyane. Ariko buriya abantu baba bifitemo inyungu zabo bwite. Hari abafite inyungu zo kumenyekana, hari abafite inyungu z'amafaranga cyangwa se z'ubuzima bakuramo runaka bw'igihe gito, hari n'abafite inyungu z'amateka bitewe n'uko aho bakomoka hari ibyo bakoze mu rwego rwo kuzimanganya, agashaka kubikora muri ubwo buryo. Ariko mu by'ukuri byanze bikunze byose biba birimo inyungu. Rero abo ntibabura kubera ko bafite n'impemuke ndamuke. Ariko mu by'ukuri ibi ni byo twakwita reality. Ibintu biragaragara n'amaso, ntago ari amagambo, ni ibintu bigaragara n'amaso. Rero nasaba abanyarwanda ko baza bakiga, abashaka kumenya amateka bakayamenya, kuko hari ubeshywa kuko atamenya ukuri. Rero abo ngabo babeshywa kuko batamenya ukuri kurahari. Amateka bayiga bakayamenya kugira ngo hatazagira n'uwongera kubabeshya. Reka duse nk'abagereje ahangaha ko turacyari kumwe, turagenda tureba ni benshi turagenda tuvugana twumva ko babonye iki gikorwa kuko cyabashimishije cyane. Nabibonye nubwo harimo n'ababakuze, ariko hari aba batazi amateka uko yagenze, uko byagiye bimera. Wowe utazi uko aya mateka yacu yari ameze, wasura hano hantu. Mu by'ukuri ntabwo aba ari ibintu bihenze. Nabonye bakira neza abantu, bakakuzengurutsa ahantu hose, nubwo bataratunganya neza hari ibyo batarashyiramo, ariko batwijije yuko umwaka ugiye kuza azaba ari ahantu hatagize ikintu na kimwe habura. Mu by'ukuri twabwira abantu ko u Rwanda rwacu rufite umutekano nta kibazo. Cyane rwose dukwiye kwicara tugatuza. Ntabwo bishoboka, umutekano urawuharanira. Kandi umutekano iyo wawugezeho ukomeza kuwurinda. Ntabwo ushobora gutuza ngo nawubonye. Ni nk'uko wavuga ngo nakoreye 100 ngo ndabibonye ngo reka nicare mbirye ngo mbirangize ngo nindangiza ngo ndyame. Ntibishoboka. Nubirangiza bigashura urongera usubire hahandi wari uri. N'umutekano ni nk'uko iyo umaze kuwugeraho urawurinda noneho, kandi ntucogore ngo noneho ngo udamarare, ahubwo urinda ukomeza injishi cyangwa ukarinda kurushaho, kugira ngo noneho wa wundi wagezeho ubashe kuwugumana. Reka ngushimire. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane. Asante.